Retro aba ari hejuru mu nzu y'iwabo ari kumva indirimbo muri ekuteri aba ari mu masaha y'ikigoroba abasa nk'uri kumva indirimbo ariko kandi hirya ye haba hari agatabo amaze gusoma ari no gutekereza babisa nkaho n'umukobwa ari kure cyane mu bitekerezo. Ahangaha kandi aba ari nako asubira muri chat ye na Karine yongera gusoma ibyo n'umukobwa barimo baganira bavugana. Karine aba yanditse abwira Rachel ati ariko ibaza ibyo bintu bibaye hanyuma ukabana na musaza wanjye Fred, uzi ko mba ntabyumva inshuti yanjye magara kubana na musaza wanjye sha naba nishimye n'ukuri cyane, wowe na Fred ndabakunda mba numva rero mubanye aha rubanza naza kwibera iwanyu. Rachel nawe aha aba areba ibyo aba yasubije Karine aho aba yamubwiye ati sha nanjye mba numva byaba ari byiza cyane urebye nyine uburyo papa yabigizemo uruhare ngo njye nawe dukundane hanyuma n'ababyeyi banyu nawe bikaba uko, mba numva ari ibintu byaba bimeze nk'igihango mu miryango yacu. Akomeza areba ino chat ye cyane ariko kandi ubona atazi neza ibintu arimo kwibaza, abasa nk'umuntu nubwo wabaganiraga ibyo we na Karine nyamara atari gutyo yabyumvaga 100%. Aka kanya rero Rachel kirimo kwibaza bino nibwo Roger ahita afungura igipangu ino gate yabo ariko kandi mu gusunika urugi rukanga gufunguka. Akomeza asunika nabyo bigakomeza kwanga ari nako Rachel uri hejuru amureba cyane. Uyu mukobwa abanza guseka nuko agahaguruka agasa nk'uwegera imbere aho abasha neza kureba Roger, yarangiza akamubwira ati aho ngaho hasi hari ibuye banza urishyire ku ruhande hanyuma ubone gusunika urugi, cishamo ukuboko biraza gukunda. Ziba ari za gate umuntu uri hanze abasha no kurebamo imbere aho wabasha gucishamo ukuboko maze ukabasha kuvana ikintu mu nzira. Roger nawe ahita yiseka, ubu ubona ko katarebaga rino buye ryari ryatumye urugi rwanga gufunguka kandi nyamara iryo buye yakabaye yaribonye kuko nyine runo rugi ruba rwamwemereraga kubona imbere. Ahita rero arivana mu nzira maze urugi rugafunguka yarangiza akinjira. Rachel aba ari hejuru ahita abaza Roger ati none se gate ko abashaga kurebamo imbere ni gute utarebaga ririya buye koko n'ukuntu ari ibuye rinini. Roger ashaka kwisetsa amaze yarangiza akabwira uno mukobwa ati n'ahantu mvuye niho harimo gutuma niyumva gutya, mu by'ukuri ntabwo nari meze neza rero ntabwo n'ubundi nari ndimo gutekereza neza. Roger ahita atangira kumanuka esikariye ari nako agenda yegeraho Roger bari arimo gufunga uno muryango. Uyu mukobwa ubyibuke aba ari kuri balko yo hejuru. Ino nzu ni y'iwabo iba igeretse, iba ari inzu nziza cyane iri mu gipangu cyiza kandi kiyubashye. Ahangaha rero Rachel ahita agera hasi maze Roger nawe umaze gufunga kino gipangu agahindukira akareba uno mukobwa uba we wamaze kwishima bigaragara, abasa nk'uwishimiye kubona uno musore aje. Roger nyamara we abasa nk'utishimye na gato nubwo barimo kubihisha ariko kandi abafite agahinda kenshi mu maso. Roger ahita aza akabwira uno mukobwa ati wiriwe neza umeze gute? Rachel ati ishamize neza nta kibazo, nari ndi hejuru nari maze gusoma agatabo rero nta kibazo meze neza. Roger ahita abwira Rachel ati nanjye ngiye kuruka gatoya cyane maze mpite nza ntangira akazi rero turi kumwe. Rachel yitegereza Roger ati ariko ahari ntabwo umeze neza. Roger ati oya ntubitekerezeho cyane nta kibazo gikomeye gihari humura nibisanzwe urimo kubivugira se ririya buye ntari nabonye. Rachel ahita amubwira ati oya ni ukuntu uri kureba ndi kubona nyine umeze nk'umuntu utishimye rwose nta kindi kibazo ufite. Roger ahita abwira Rachel ati oya ntacyo rwose urakoze cyane kandi kumbaza ariko humura nta kibazo mfite ahubwo turi kumwe reka njye kuryama nduhuke kugira ngo nze kubasha neza gukora akazi. Nyamara Rachel nawe ubona atishimiye kubona Roger areba gutya nuko ariko akavuga ati nta kindi nakora nukwakira nyine uko bimeze. Roger ahita agenda akinjira mu kazu ke kaba kari hanze, aho kano kazu nubwo kaba kari hano nako kaba ari akazu keza cyane kaba kubatse hirya aho kaba kegeranye n'ino nzu nini ba Rachel babamo. Aka kazu nubwo kaba ari keza ariko nanone kaba ari gato ugereranyije n'inzu ya ba Rachel, aho kano kazi ariko kandi kaba karimo agasaro n'akandi wagereranya na kumba kaba karimo dushe na toilette. Ahangaha rero niho Roger abatuye kuko nyine aba ari umuzamu wo muri uru rugo. Muri ino nzu ye haba harimo akabati gatoya cyane kabamo imyenda ye n'ibindi bikoresho bikeya, haba ari ahantu nyine haba hari isuku. Roger aba aryama ku manywa kuko nyine aba ari umuzamu akazi ke kaba ari akandi ijoro. Ahita rero agenda yarangiza akirambika abashaka kuryama gahe gatoya cyane kuko n'ubundi buba bwamaze kuba nimugoroba kugira ngo abyuke narangiza aze mu kazi.
amasaha ya nijoro nka saa moya Rachel yongera kugenda ahantu hejuru yarari kare abahakunda cyane kuko haba hatuma yisanzura akareba ibintu byose. Ahangaha rero aragenda akicara asa nk'utegereje kubona Roger. Rachel aba yambaye imyenda yo kurarana, aba asa neza cyane avuye no koga yitegura nyine kurya kugira ngo ajye kuryama. Aha rero Roger nibwo asohoka yambaye imyenda y'ijoro y'akazi kuko nyine aba ari umuzamu w'ino nzu nini yo kwa Rachel. Aba yambaye ibyenda ubona binini, afite telefone arimo arumva indirimbo za kera zituje cyane. Rachel uri hejuru aramureba ukabona yuko adashaka na gato kureba ku ruhande. Uyu mukobwa aba asa nk'aho afite ibyishimo kubona Roger, nyamara Roger we ubibona yuko nubwo Rachel arimo kureba Roger ariko kandi Roger atarimo aramureba. Rachel yitegereza Roger igihe kinini maze agiye kwinjira mu nzu ngo ajye kuryama. Rachel yegera imbere gato yarangiza agahamagara Roger uri hasi ati Roger, Roger. Roger ahita areba hejuru aseka ati Rachel, kuri hanze zino saha wakabaye uri mu nzu uramara iki hano? Rachel ati umva se wariye se? Roger ati bagiye kubinzanira ibiryo tinarahaje mu kanya bizane kubera icyo bimbajije. Rachel ati nyine urumva kari wari wababaye, nashakaga rero kumenya niba ubu ngubu umeze neza kandi kurya ni kimwe mu bintu bituma umuntu amera neza. Roger araseka ati ndabona Tina ariko abizanye, urakoze kuntekerezaho, n'ukuri ni byiza cyane. Rachel ahita amubwira ati sawa bye rero urota Imana turi kumwe. Avuga ibi ngibi nuko Roger ataramusubiza agahita yibuka yuko Roger ari umuzamu ati nako nyine akazi keza nturota Imana. Roger aramushimira nuko Rachel akinjira mu nzu ubona ari kumwenyura anatekereza cyane kuri Roger. Rachel ari umukobwa ubona yuko azi kuganira, uba wishimye cyane bigaragara, kandi bigaragara nanone ko yisanzuye. Uyu mukobwa nyuma y'iminota mike yicaye mu nzu y'iwabo, abakobwa babiri baba bashinzwe iby'iwabo nyine baje gutegura ameza kugira ngo abashe kurya. Uyu mukobwa yabajije umwe muri aba witwa Rose ati Roger mujya muvugana cyane ra? Uyu mukobwa umwe witwa Rosa ati turavugana ariko Tina niwe bavugana cyane. Tina aba ari umukobwa wa kabiri muba bakora muri kino gipangu. Rachel ati Tina yaragiye guha ibiryo Roger, naza mu kanya ako kanya Tina ahita yinjira. Nuko Tina kaza, abakobwa baba bakora hano baba bambara neza imyenda isa kaki basa nk'abakora muri hoteli. Aha rero nibwo Tina ahita yinjira arimo anategura nyine hano Rachel abagiye kurira ndetse banakora n'indi mirimo birumvikana nk'abantu bitegura kujya kuryama. Rachel ati wabuze ikintu Roger yabaye uno munsi ko nabonye yiriwe yababaye? Tina uba nyine nawe akora ahangaha muri uru rugo ati hari umuntu avuye gusura imva ye, ni umuntu wari ukomeye cyane ngo mu buzima bwe birashoboka yuko aricyo kintu cyamubabaje. Rachel ati uwo muntu uramuzi? Ni mama we, ni papa we, ni umuvandimwe we, ninde? Tina uba utandukanye na Rose baba bakora kano kazi kamwe kuko Tina aba yisanzura cyane aseka aganira, ubona nyine ari umukobwa usabana. Ahita abwira Rachel ati shana naramubajije nyine yanga kunsubiza, naba nkubeshye simbizi, gusa uko biri kose ni umuntu wari ufite agaciro kanini mu buzima bwe kuko yarambwiye ngo ni umuntu twitiranwaga, gusa nyine ntabwo ari mama we kuko mama we aracyahari kandi nta nubwo yaba ari papa we kuko urumva papa we yarabataye kandi papa we nta nubwo yaba yitwa Tina. Ubwo rero urumva ntabwo mbizi. Tina hano akomeza abwira Rachel ati ikindi kandi ntabwo navuga ngo yaba ari umuvandimwe kuko buriya Roger muri kimwe. Rachel areba Tina ati Roger turi kimwe gute? Tina ahita yikangamo gake ati oya nta bindi bidasanzwe nuko nyine Roger ari ikinege, nta wundi mwana mama we yigeze abyara, niwe mwana wenyine afite kandi rwose umbabarire kuba nkugereranyije na Roger, ntabwo naringamije kuba nakubahuka Rachel. Rachel ahita aseka ati none se kungereranya nawe si umuntu? Nta kibazo rwose kutugereranya, ahubwo biri kunsetsa ukuntu nyine uhise witwara, uzi ko naringize ngo ahari wishe nk'umuntu. Tina ahita abaza Rachel ati none se muze hazaza ryari? Rachel ati sha papa aracyabura iminsi pe, ishobora kuba ari nk'iminsi 7 cyangwa 8 rwose adahari, ntabwo arava muri business yagiyemo y'akazi.
Retro ahita yibaza impamvu Tina mubajije igihe papa wazazira, nuko Rachel yarangiza agahita atekereza ati urashaka kumenya niba wakuramo uniforme, nta kibazo wagenda ukabikuramo rwose ukiyambarira imyenda yawe isanzwe, wowe na Rosa niba mubyifuza, njyewe nta kibazo mushobora kwiyambarira ibyo mushaka. Abakobwa baramushimira ariko cyane cyane Tina, kuko Tina nyine abashaka kwiyambarira ibintu bisanzwe, imyenda migufi, udukanzu tugufi ndetse n'amapantaro, ntabwo ashaka guhora muri uniform. Izi ngizi nyine zo muri urugo baba barabahaye, iba ari inzu nini cyane irimo ibyumba byinshi. Rachel ari umwana wenyine mu rugo, papa we hano uba umaze kubyumva yuko ari mu kazi hanze, ndetse rero Rachel aba afite abakobwa babiri bashinzwe kumwitaho ariko kandi bakanita no ku yindi mirimo yose itandukanye yo mu rugo. Rachel mbere yo kuryama yabanje kwatsa itara mu cyumba cye, yegera uburiri bwarangije yitegereza ifoto y'umubyeyi ubona benda gusa. Nuko Rachel arangije ati, ma nukuri ujye ubimenye yuko rwose nari ngukeneye cyane, ndabizi neza papa nyitaho arankunda, ariko nari nkeneye umuntu nkawe kumba hafi mu bihe nk'ibi, nkakubaza ibibazo bijyanye n'uko niyumva. None se ma, reba nawe Fred ni musaza wa Karine, ngo njye nawe twenda kubana, kandi nabuze uburyo navuga ko ntamukunda nyakumukunda, kuko nyine nubwo ari umusore mwiza ufite umutima mwiza w'umukire nk'uko papa akunze kubivuga, ariko ntabwo mukunda. Ikindi nyine ni musaza w'inshuti yanjye magara, nabuze icyo nakora, nabuze uko namuhakanira, nabuze ukuntu nabwira papa yuko nashaka kuzabana na Fred. Uyu mukobwa akomeza areba ifoto ya mama we ati, ikindi nyine ma, kubera iki nkunda kureba Roger, ndabizi n'umuzamu wacu, ariko nyine buri munsi sinzi impamvu hari ikintu mba numva kiri kubura iyo ntarimo kumubona, kubera iki mba nifuza kumureba buri munsi. Ubwo rero urumva wagiye kare, ntabwo nshaka kuvuga ngo wapfuye kare, kuko mpita numva koko ko wapfuye, ariko nyine wapfuye hakiri kare. Uyu mukobwa akomeza areba ifoto ya mama we cyane, yarangiza ati, ariko nyine nubwo nakubwira ibintu bibi gutyo, ariko hari n'ibyiza mfite byo kukubwira. Urabizi narangije kwiga, mfite amanota meza cyane, rero maze iminsi ntangiye gukora muri kampani ya papa yampaye poste ya mbere yo kuyobora abakozi n'indi mirimo, nayo nabashije kuyikora neza. Ikindi kandi na Karine inshuti yanjye magara, akaba mushiki nyine wa Fred, nawe twatangiye gukorana, akazi kararyoshye, ibintu byose ni byiza cyane. Rachel akomeza areba ino foto ya nyina, yarangiza akayihanagura ati, hari ikindi kintu ukeneye ko nkubwira ntari kukubwira ma, bayi rero ijoro ryiza. Rachel ahita azimya itara ryo muri kino cyumba, maze yarangiza akaryama. Ikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none, inkuru byanze bikunze ifite amasomo menshi cyane akomeye y'ubuzima. Ntekereza nta gushidikanya yuko mu kuyumva ndetse no kuyisoza utari buze kubura ibintu usigarana. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye, La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahanje kukubwira si ukuhamamaza, ahubwo ni ukuharanga. Ngwino tuguhe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose, PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi ikanarwanya imidite. Iyi ngiyi turayiguha, maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane, zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye, kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera. Ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abawe muganira, reka nkurangire John Steps Cafe. Haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza, coffee z'ubwoko bwose, milkshakes, smoothies ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe, byose ubisanga hano muri John Steps Cafe. Kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa, imitobe yose ndetse na milkshakes, ari byo bita barista training. Dutegurira kandi ibirori bitandukanye, yaba amafunguro n'ibyo kunywa, ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse, dore ko wanadusanga kuri vuba vuba. John Steps Cafe wadusanga Imburabuturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza Sanzinike aho ikibuga kirangirira. Wanadusanga kandi mu Rugando ku gasoko abamotari baparika mu gahanda k'amabuye. Ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri izo telefone.
nyuma y'amezi 2 ya cya gihe uyu munsi Rachel yari ari mu cyumba cye yaramaze gusoma agatabo. Nanone ni umukobwa mwiza uba wikundira cyane gusoma udutabo dutandukanye. Ahangaha rero Rachel yumva akavura gatangiye kugwa. Nyuma y'iminota nk'ibiri imvura irimo kugwa, imvura itangira kuba nyinshi. Uyu mukobwa ahita ahaguruka agiye gufunga idirishya ry'ahangaha mu cyumba cye aba ari nyine ari naho aba aryamye. Yarangiza ariko hanze agahita abona imodoka zirimo kwinjira mu gipangu. Imodoka imwe ahita yibona yuko ari iya Freddy, maze iya kabiri ntabwo abasha kubona neza abantu bayirimo, ariko kandi abasha kubona yuko asanzwe ayizi wabo wa Freddy iba ari y'ababyeyi be. Rachel mu bwoba bwinshi cyane ahita asa nk'uwikanze kandi abangamiwe, ubona asa nk'ugiye kurira. Ahita afunga vuba idirishya bataranamubona, agahita ashyiraho rido yihuta, ahita atangira guhumekera hejuru, ubona bimuyobeye rwose neza neza. Ahangaha ni nako abashyitsi bahita binjira mu nzu. Papa Rachel niwe urimo kubaha karibu. Bano bashyitsi bakimara kwinjira mu nzu, Rachel abasha kubumva, nuko agasa nk'usohoka mu cyumba kibarimo akarunguruka, maze yarangiza akagenda gahoro cyane adakoze amaguru hasi, agatangira gusohoka yiruka mu nzu gake gake anambaye amasogisi gusa, kuko nyine aba yamaze kugera mu buriri agiye kuryama. Papa we nawe ahangaba arimo guha karibu bano bashyitsi baba baje kumureba. Bamaze kwicara ahita ababwira ati reka mubwira z'abasuhuze, ndumva ari mu cyumba. Yarara ahangaha muri salo rwose mu kanya gato cyane. Abavuga ibi ari nako bakozi babiri b'abakobwa Tina ndetse na Rosa baza kwakira bano bashyitsi, babaza icyo kunywa n'ikindi cyose bari buze kuza gufata. Abashyitsi babo baba ari umusore ukiri muto ubona rwose ko yishimye mu maso, ariko kandi nawe agaragara nk'ufite impungenge. Abafite umusatsi utari mwinshi ku mutwe, ni umusore ubona rwose afite isuku. Abari kumwe na se na nyina bombi ahangaha muri ino nzu yo kwa Papa Rachel, bari kumwe kandi na Karine. Uyu nguyu akaba umuvandimwe wa Freddy, ariko kandi icyarimwe akanaba inshuti magara ya Rachel. Ahangaba baje kumureba, baba baje basa nk'abategereje uno mukobwa. Rachel we ku rundi ruhande, nyuma y'urugendo rwo kwiruka ava muri ino nzu y'iwabo ashaka kujya hanze, byarashyize birakunda. Imvura ibirimo kugwa ari nako ikomeza kugenda yiyongera cyane. Rachel ayirukamo gato, nuko yarangiza agahita akomanga kuri ka kazu gatoya, kuri ka kazu kaba kari muri kino gipangu cy'iwabo. Ubasha kubona yuko ari ya nzu ya Roger, wa muzamu wabo. Rachel akomanga ashaka kwinjira muri ino nzu cyane. Roger aba arimo kwambara igikote kinini cy'ishashi, kuko nyine imvura iba yatangiye kugwa. Uno mukobwa mu gukomanga, Roger ahita aza agafungura. Akibona Rachel arikanga. Roger ati Rachel, ko ndewe usa nk'uri gutabaza. Abaza ibi ngibi ari nako asohora umutwe areba hanze hirya no hino, kugira ngo arebe niba haba hari ikintu uno mukobwa abaye, cyangwa se nanone kirimo kiramwirukankana cyangwa se kikamutera ubwoba. Uyu mukobwa ahita yinjira agahita afunga, nuko agahita abwira Roger ati mbabarira uvuge yuko utazi ahantu ndi papa naramuka akubajije, kuko urabona nasize imodoka yanjye aho narindi kare. Ibyo ngibyo rero biraza kuza koroha, ntabwo ari buze kuza kumenya rwose ko ndi hano. Icya kabiri, ahangaha niho hantu hisanzuye, ntabwo rwose papa yabasha kumbona. Rero ndakwinginze uvuga ibyo ngibyo rwose Roger. Rachel ahangaha ahita akomeza abwira Roger ati ikindi kandi rwose ndakonje cyane mu buryo bukomeye, ibirenge n'intoki birakonje n'amatwi ndapfuye, mvuye mu cyumba ntifubitse, rero kariya kavura karanyagiye. Roger ahita abwira uno mukobwa ati hariya hari ikoti ryanjye, niba waryambara nta kibazo. Rachel hano ahita yihuta, yarangiza akaryambara agahita arekera aho ngaho gutitira. Roger areba uno mukobwa ati Rachel, ndi umuzamu, nshinzwe kukurinda hamwe n'umuryango wawe, bivuze yuko rero nshinzwe umutekano hano. Ndamutse nguhishe naba ntarimo gukora ibintu bikwiriye na gato, kuko naba ndi guteza umutekano muke. Rero nta kindi aravuga, urugi rwa Roger undi muntu ahita arukomangaho, maze Roger akabanza kureba Rachel. Rachel afite impungenge nyinshi mu maso, areba uno musore asa nk'uri kumwinginga ati ndakwinginze ntuvuge ko ndi hano. Umusore ahita ajya gufungura, maze uno mukobwa agahita yisha muri ka kumba kandi kaba karimo dushe na toilette. Ahangaha rero Papa Rachel niwe uba yikomangiye. Roger yamara gufungura, Papa Rachel ati nta Rachel wamboneye, uyu mukobwa wanjye agiye kunsaza. Uyu munsi yarabizi yuko dufite abashyitsi, ariko ndebera nawe, ndebera ibibaye, ubu koko yagiye. Roger areba sebuja ati oya, ntawe nabonye, ashobora kuba ari mu cyumba cye cyangwa se wenda hejuru.
sinzi ahantu yaba ari. Papa Richard ati ntawe uriyo, inzu yose nayijagajaze narebye Rico namubuze. Avuga bino ari nako ahindukira areba hirya muri parking ati ndabona n'imodoka ye ntayihari, sinzi uko ngiye kubigenza kabisa. Uyu muzamu ahita abwira sebuja ati nari ndimo mpindura imyenda rero namba ari y'imvura, ubwo turi kumwe ariko byanze bikunze nta kibazo Rico yaba yagize aho ari hose, ndatekereza yuko ari amahoro. Uyu musore mu kugaruka mu cyumba cye Rico ahita aza akamwegera ati Roger, ni ukuri urakoze cyane, Imana iguha umugisha, uramfashije, ntabwo nzi ukuntu nagushimira. Imodoka kuba ntayo nazanye nabyo biramfashije, ariko ndishimye cyane ko utumye papa atamenya aho ndi, urakoze cyane. Rico aba afite ibitotsi byinshi, nuko rero hano nibwo yegera ku rukuta yafatanyije amaboko, ubona ari kurwanya ubukonje ariko kandi n'ibitotsi ari byinshi. Roger aramureba atuje ati urabasha kuryama kuri ako kamatera kari hasi, nza n'ishuka yanjye nanduye kare. Rico ati urakoze cyane, urakoze cyane cyane, ni ukuri ndabikubwira ibintu byose ushaka kumbaza mbyutse mu gitondo, ndabizi ko ufite amatsiko y'impamvu naje hano kwihisha papa. Roger araseka ati ubwiwe n'iki ko mfite amatsiko? Rico ati nyine nta kuntu utayagira, ndabizi, ni ibintu byumvikana. Avuga ibi ahita anaryama kuko nyine aba afite ibitotsi byinshi, ahita aryama kuri ka kamatera Roger aba asanzwe aryamaho ku manywa kuko nyine abakora ijoro, yarangiza akaryama ku manywa. Roger ahita aza akamworosa yashuka, umukobwa abarushye bigaragara, nta minota myinshi ahita asinzira. Roger ahita asohoka ariko kandi hashira akanya kageza kureba uno mukobwa. Uyu musore aba ari umuzamu ku rugo rwo kwa papa Rico, yitegereza uno mukobwa cyane igihe kinini, akibaza ibibazo byinshi ariko kandi akongera akagenda kugeza bukeye. Mu gitondo uno mukobwa abyuka asanga si yamwandikiye SMS nyinshi cyane. Aturabizi neza yuko nta guhatira ibintu udashaka, wari ubizi neza yuko twari dufite abashyitsi, iyo uzi ukabasuhuza byibura Rico, uriya n'umukunzi wawe ariko akanaba umugabo wawe w'ahazaza, rero wagombaga kuza kumureba uko byagenda kose. Yari yazanye n'ababyeyi be kandi urabizi akazi kenshi baba bafite. Akomeza abona SMS nyinshi se yari yamwandikiye, se hari niyaba yamwandikiye ati ariko mwana wanjye isaha yose wumva uze gutaha tuganire nta kibazo. Roger ahita yinjira avuye mu kazi nyine ahaba yakoze akazi k'ubuzamu nk'ibisanzwe. Ano niyo masaha yo kuryama. Babakobwa babiri bakora kwa Rico mu rugo, mu byo baba bashinzwe harimo no kugaburira ndetse no guha amafunguro Roger ya mu gitondo, saa sita ndetse na nijoro. Tina wa mukobwa umwe muri babandi ukora ahangaha ahita akomanga ku muryango wa Roger. Rico urimo hano imbere ahita agenda kongera akihisha kugira ngo bataza kumubona. Roger ahita afungura. Tina niwe ubukomanze anafite ibiryo mu ntoki nk'ibisanzwe. Uyu nguyu rero aba areba indoro yo kwirya cyane Roger. Roger ati Tina narakubwiye ntabwo bishoboka, ntukandebe gutyo. Tina ati ariko Roger noneho ndabona utanashaka yuko ninjira mu nzu yawe, waretse nkinjira maze nkagenda urangije kurya koko kuko nta kibazo. Roger ati ndarushye cyane nawe urabizi, naraye mu kazi, reka rero ndyame, aya ni amasaha yanjye. Tina ati ariko ntabwo nkubujije kuryama, ariko nyine ndashaka kurya turi kumwe. Sha Roger wabyemeye ukarya turi kumwe? Roger ahita amubwira ati ntabwo byashoboka, ndashaka kuryama, ahubwo n'ibiryo rwose nakubeshye ntabwo mbishaka, ndaza kuza kuguhamagara ibya saa sita nibigera maze uba ari byo uza kunzanira, sibyo Tina? Tina ahita amubwira ati oya nta kibazo, basa kiri umureti n'icyayi, ubwo turaza kuza kuvugana saa sita nkuzaniye n'ibindi, ariko nyine wari kundeka nkinjira maze tukaganira. Tina ahita agenda ubona ababaye, abasa nkaho akunda cyane Roger. Rico uba wihishe hano. Nyuma y'uko Roger afunze urugi ahita asohoka maze Rico ati we na Tina se? Roger ahita aseka ati oya ntabwo ari byo, nta kidasanzwe na kimwe hagati yanjye na Tina, ni kuriya twibaniye. Rico ati ni kuriya mwibaniye, mubanye gute se? Roger ati kuriya nyine tu. Rico ati nyine kuriya nyine tu se ni iki? Roger ati kuriya nyine kubera icyo uri kubimbaza gutya, ariko ubundi Rico nyine njyewe na Tina tubanye kuriya, abashaka kenshi kuza hano nkamubwira yuko bitakunda akababara, ariko ntabwo ababara cyane, nyine ni kuriya tubanye. None se kuki uri kubimbaza muri ubwo buryo? Birabangamye cyane mabuja.
Roger avuga ibingibi aseka asa nk'urimo guserereza Rachel agahita yumva yuko nawe ari kubaza wa mugani ukuntu kudasanzwe ati sha sorry, hari igihe wa mugani umuntu ashiduka arimo kuvuga cyangwa se arimo kwitwara mu buryo busekeje, wa mugani ubundi akubaza ukuntu banye na Tina kugira ngo bimarire iki. Roger ati ya nta kibazo. Aha rero nibwo ahita amubaza ati urumva papa wawe nsize amaze kugenda, nje maze gufunga igipangu, ndashaka rero kukubaza mbere yuko ugenda nanjye nkaryama, nibiki byabaye nijoro byatumye uza wiruka kuriya, uko bishobora kuba byari biteye ubwoba. Rachel yongera kwishara kuri ubu buriri akiruhutsa, ari nako yitegereza uno musore ati banza woge nta kibazo ndakubwira nyuma. Roger ahita afungura akabati ke agafata imyenda ye, yarangiza akinjira muri dushe akoga, yarangiza akitegura byose yabirangiza akagaruka hanga muri kino cyumba akicara ku buriri aho aba yegeranye na Rachel, maze akabanza akitegereza uno mukobwa. Roger yongera kubaza Rachel ati urabizi neza yuko ushaka kubimbwira cyangwa ntabwo witeguye? Kuko uramutse utiteguye nta kibazo, nategereza ukazambwira wumva witeguye nta kibazo. Rachel ati oya sha Roger, ndabizi neza ndashaka kubikubwira. Roger ati nguteze amatwi mbwira. Uyu mukobwa hano ahita agerageza kwikomeza maze ati urumva papa wanjye hamwe nawe mu muryango wo kwa Fred bakoze amasezerano maze wumvikana yuko ngewe na Fred tugomba kuzabana. Babikoze tukiri bato cyane mu rwego rwo gutuma ngo business yabo ikomeza kuba nziza, ariko kandi natwe ngo tugakundana. Fred rero tumaze gukura ibyo bamutegetse kuza kubimbwira, kuko ngiye na Fred twasanze bisa nk'ibiri mu murongo, dutangira kuba inshuti, maze nyuma dutangira kubyihingamo, dutangira kwigira nk'abantu bakundana. Byatangiye kuza rwose no ku ruhande rwanjye, namubaza nawe akambwira yuko birimo kuza, ariko ntabwo nigeze mukunda urukundo rwinshi ngo byibura mbe nanamuhobera cyangwa se mbe namusoma. Twitwaga ko dukundana gutyo gusa n'imbere y'abantu. Hano Rachel akomeza abwira Roger ati urumva rero ejo bundi turi mu kazi, urabizi yuko mushiki wa Fred dukorana, turangana, turi inshuti nyine, mwita nk'inshuti yanjye magara ahubwo kuko n'umwana mwiza. Rero Karine yambwiye ko musaza we ngo yakundanye n'umukobwa urukundo rw'ibanga kandi barakundana cyane, ariko rero kubera umuryango we akaba ashaka kuzahisha urwo rukundo ndetse akanahisha uwo mukobwa. Hano Rachel akomeza abwira Roger ati Karine yambwiye uburyo ngo Fred akunda uwo mukobwa, ambwira uburyo uwo mukobwa nawe akunda cyane Fred. Yambwiye yuko rero ngo iwabo w'uwo mukobwa batifashije, ngo ibyo ngibyo bikaba ari nabyo byatumye Fred abura aho ahera aza kwerekana uwo mukobwa iwabo, ahubwo akifuza kuba yagumana nanjye. Roger mushiki we yambwiye ko Fred akunda cyane uwo mukobwa, ariko ko nanone atatuma yisha isezerano yagiranye n'ababyeyi be. Mushiki we yambwiye nk'inshuti yanjye atububizi hatazagira ikintu kigutungura na kimwe. Ntabwo nshaka yuko uzavuga ko nakubereye inshuti mbi kuba narinzi ibyo bintu maze simbikubwire. Roger akomeza gutega amatwi Rachel ati ndakumva, komeza umbwire. Rachel ati urumva rero nabuze ahantu nahera nkora ikintu na kimwe kuri ibyo, kuko urumva papa ntabwo namubwira ko Fred afite undi mukobwa akunda yateye inda, kuko papa yabimbaza bikaba byatuma Karine mushyira mu kaga ko kumenya ibanga rya musaza we. Sinabwira kandi Karine ko nanze musaza we kubw'ibyo, kuko nabamweretse yuko ari wowe wishe urukundo rwacu. Ntabwo nabwira Fred yuko ntamukunda nta mpamvu muhaye, mu gihe nyamara we yiteguye kuba yareka uwo mukobwa yanateye inda kubera iryo sezerano. Kandi mu by'ukuri nta nubwo narenganya Fred kuko ntabeshye, ntabwo dufitanye rwa rukundo, ahubwo navuga yuko turi inshuti gutyo gusa. Rachel n'ikiniga cyinshi akomeza abwira Roger ati Roger nabuze icyo nkora, nabuze uko nitwara, kuko kujya hariya nkabeshya ko nkunda umuntu atari byo, gutenguha ababyeyi banjye n'aba Fred, guhemukira umwana wundi w'umukobwa unatwite, ni ikibazo numva cyanshanze, byaranshanze. Rachel ahita yiruhutsa ati sinzi icyo gukora hamwe n'icyo gutekereza Roger, ntabwo mbizi. Roger yitegereza uno mukobwa ati wowe ku giti cyawe wumva udakunda Fred? Rachel ati cyane, mba numva mukunda nk'umuvandimwe, ariko ntabwo mba numva mukunda nyine nk'umuntu twajya kubana. Roger ati
wowe se ubona gukunda? Rachel ati ankunda nk'umuvandimwe nyine, nawe nabikubwiye ko afite undi mukobwa akunda kandi n'ukuri ntabwo namurenganya kuko nyine ntabwo navuga ko turi abakunzi. Roger areba uno mukobwa ati ngira ikintu runaka nkubwira kuri ibyo se, cyangwa washakaga kubimbwira gutyo gusa kugira ngo mbashe kubyumva? Rachel ati ngira icyo umbwira, ahubwo nushaka umbwire byinshi nta kibazo. Roger ahita abwira Rachel ati wowe hamwe na Fred mwembi mukwiriye gukundwa bya nyabyo kandi mukwiriye gukunda bya nyabyo, mukwiriye kubona ibyishimo muvanye ahantu mwishimira, ibyishimo by'urukundo bya nyabyo. Iyo ukunze umuntu nawe akagukunda mukagira amahirwe mukabibwirana, ibyo bintu biba ari ibintu bidasanzwe. Urukundo rw'abantu bakundana warwita nk'ijuru rito, ni kimwe mu bintu byiza cyane ku isi wakwifuza kuzabona. Roger avuga ibi ngibi ari nako asa nk'uwagiye kure mu bitekerezo ati hari abantu benshi mu buzima muzahura, ariko umuntu umwe gusa niwe ushobora kuzakwereka yuko ubuzima bwose wabayemo bwari bukwiriye guhura n'ibyo bwahuye nabyo bwose. Urukundo ni rwiza, ruraryoha, ni ikintu utagomba kwibuza, yaba wowe cyangwa se Fred. Roger hano nibwo yongera gusa nk'ugaruka mu bitekerezo ati Rachel ishakemo imbaraga maze uganire na Karine, umubwire yuko ugiye kuvugana na musaza we, ukamubwira yuko uzi byose, ukanamutera imbaraga cyane yuko akeneye kureka umukunzi w'umuryango ukamumenya kuko nyine arabatwitiye. Papa wawe nawe rero akeneye kumenya yuko nawe umunsi umwe uzakunda umuntu, ko igihe kimwe utazakomeza kuba akana ke keza aza akabwira ikintu ashaka gukora maze kuko ako kana kakagikora. Ukwiriye kwifatira imyanzuro kuko urakuze, sibyo Rachel? Uyu mukobwa nawe hano aba arimo gusa nk'ujya kure mu bitekerezo, yarangiza agashimira cyane Roger aturakoze ni ukuri, ariko nyine wabivugaga usa nk'ufite umukunzi arahari. Roger ahita areba Rachel ati Rachel, abasa nk'uri kumubaza icyo kibazo ko kuri kukimbaza. Rachel aguma muri kino cyumba gato bagakomeza bakavugana, nuko Roger ati ariko ntabwo uri kunsubiza, ntabwo uri kunyumva? Rachel ati sorry Roger, waruvuze gute? Roger ati nakubazaga nyine hari umuntu ukunda biri mu mpamvu zatumye wumva utimvamo Fred. Rachel ati hari umuntu nabyita bijya kumera nka gutyo, ni umuntu nishimira ko njye nawe tuvugana, mba numva iyo turi kumwe nishimye kandi nkunda kumwitegereza, gusa mba mfite ubwoba bw'uburyo nyine uwo muntu ntabyo azi. Roger ati rero nakubwira yuko nubwo ntari impuguke mu rukundo, ariko umuntu ukunda ukora uko ushoboye akabibona ndetse akanabimenya. Nawe niba ari umusore uzi ubwenge ntabwo bizatinda kukubona, uhasanga nawe agukunda. Ukwiriye gukoresha uburyo bwose maze nawe akabimenya. Rachel ati ntabwo byoroshye sha Roger, sinzi nyine ariko biragoye cyane. Rero wakoze kunyumva ndetse no kuntega amatwi, reka ngende. Roger ati kutongiyeho ko nagucumbikiye nijoro. Rachel ati nabyo nyine wahakoze. Roger ahita amubwira ati rero nanjye ngiye kuryama, wakoze kandi kwitwara neza mu nzu yanjye, turi kumwe, ubuze kugira akazi keza nugatangira, ubwo usohoke mu buryo butari buze kuza gutuma Tina kubona n'abandi, kuko nyine bashobora kuza gutangira kuvuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Rachel ahita ahindukira ati ariko we na Tina uzi ko wagira ngo Tina ni nk'umugore wawe, uba ufite ubwoba yuko ari buze kuza kukubona urimo gukora ibintu bidasanzwe. Roger ahita aseka, nuko yarangiza agahita amubwira ati bye, wakoze cyane. Rachel nawe ahita amusezera, yarangiza akamushimira. Rachel hano ahita agenda, yarangiza agahita yandikira papa we ko yarwaye mu nda nijoro maze bigatuma adataha, ko yari ari ku nshuti ze. Ahangaha rero ni nabwo Rachel ahita abwira papa we ati ariko hari ikintu nifuza yuko twazaganira muri kino cyumweru, ubishoboye njye nawe twahura maze tukavugana. Rachel aba yifitemo imbaraga zo kuvuga byose, akavuga yuko rwose atifuza kubana na Fred kandi atamukunda byuzuye, ndetse Fred nayo kuba bayifitiye undi mukunzi yanateye inda, aba yumva ahubwo bakwiriye gushyirwamo imbaraga nyinshi maze urukundo rwabo rugakomeza. Rachel hano amara kwitunganya, yarageze agahita yerekeza ku kazi abakorana na Karine baba baganira ari inshuti magara. Rachel hano arimo aganira na Karine ati nukuri ntakubeshye nkeneye yuko unyumva. Baganira igihe kinini, ari nako Rachel nyine abwira Karine yuko bikwiriye yuko bavugisha ababyeyi babo bakababwiza ukuri kuri byose. Ibyo ngibyo Karine abanza kugorwa no kubyumva, ariko kandi kuko nta kundi aba yabigenza,
nawe yumva ko bikwiriye, aba anabizi uburyo Fred aba akunda uwo mukobwa, anabizi uburyo uwo mukobwa akunda Fred, aba abizi yuko ari ibintu bishobora kuzagorana, ariko kandi akavuga ati nta kundi nabigenza, ibi ngibi ni ibintu bikwiriye gukorwa. Karine abwira Richa ati uduhe basi umunsi Fred abanza byakire azabone kubibwira papa ndetse na mama, sibyo? Richa ati nta kibazo. Nyuma y'iminsi 2 papa Richa ataha yarakaye cyane. Richa ati pa wabaye iki? Papa ati ndeka mwana wa, uziko Fred uriya musore nashakaga kugushyingira yatwiciye amasezerano koko. Akomeza amubwira uburyo yateye inda, maze sati ariko humura mwana wanjye, nzagushakira undi musore mwiza uva mu muryango mwiza wo n'ubundi ka Fred n'ubundi wapi. Rachel hano ahita abwira papa ati ariko papa urabizi yuko ari njye mwana gusa wabyaye, n'ubundi ntawe imitungo yawe izajya, n'izina ryawe ntaho byenda kujya, kampani yawe nzakomeza kuyibera umukozi mwiza, abantu dukorana nzakomeza kubayobora neza, rero ntabwo nzi impamvu uhora ushaka ko rwose ngira umusore dukundana kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Babarira nzabyikorere, babarira nzakundane n'umuntu njyewe nshaka, kandi rwose numbona ndi mu rukundo ndabizi ko uzabikunda papa, ndabizi ko uzabikunda, rero ihangane ntukistresse, ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Se koko ahita abona yuko yarengereye guhora ashakira umukobwa w'umukunzi, nuko yaragize agahita ahobera uno mukobwa we Rachel ati ariko ntuzisondeke mwana wanjye ndakwizeye. Bakomeza kuganira maze Rachel akumva araruhutse mu buryo bukomeye kuba Fred avuye mu buzima bwe bitabateranyije n'imiryango yabo, ndetse akanishimira Fred kuba bagiye gukundana n'umukobwa yakunze ndetse yanateye inda. Rachel hano ahita ahubwo anandikira SMS Fred akamubwira ati felicitation, nabyishimiye nubwo dutandukanye ariko ndabyishimiye cyane yuko ugiye gukundana n'umuntu mwakundanye urukundo rwa nyarwo. Fred nawe aramusubiza ati nizere ko tuzakomeza kuba inshuti. Rachel ati cyane rwose. Nyuma yo kuryama uyu mukobwa akomeza atekereza ku kintu kiri kumubuza gusinzira, ariko kandi akumva ntari kucyumva. Uyu mukobwa arahaguruka nuko yarangiza akajya kureba mu idirishya rye akitegereza Roger uba ucunze umutekano nyine nijoro. Rachel hano rino joro atuje cyane atangira kwivugisha ati okay, ndabizi abantu benshi bagira umuhamagaro wabo bakagira n'ibintu bifuza gukora, ariko ntabwo mba numva niki cyaguteye nyine kuza kuba umuzamu hano iwacu, umusore nkawe ukiri muto Roger. Rachel akomeza yitegereza Roger akivugisha ati nyine kubera iki uri muri kano kazi, gusa icyatumye cyose uza muri kano kazi ndagishimira kuko cyatumye mbasha kukubona ndetse no kukumenya. Rachel akomeza kwitegereza cyane Roger igihe kinini, nuko yarangiza agahita azimya itara agafunga rido agasubira kuryama. Aha noneho nibwo uyu mukobwa abasha kubona ibitotsi yarangiza agasinzira. Uyu mukobwa iminsi yakurikiye atangira gutekereza yuko bidasanzwe ko abona gutya Roger, akanagerageza kumwirengagiza ariko kandi bigakomeza kwanga. Buri munsi uko abavugana na Roger niko ibitekerezo bigenda biba byinshi, maze uno mukobwa bigakomeza kumuyobera. Ahangaha rero nibwo ari nijoro n'ubundi amaze kongera kwitegereza Roger nk'ibisanzwe, ahita yandikira Karine SMS ati wambabariye ejo ku kazi tukazaganira ku kintu. Karine ati nta kibazo tuzavugane, ntabwo nakwanga kukumva, ni amahoro se? Rachel ati ni amahoro ariko nyine biteye ubwoba. Rachel bageze ku kazi we na Karine amubwira byose ati nyine urumva ntabwo nakubeshya, kuva umunsi wa mbere mubona nabonye ari mwiza, mbona ari mwiza inyuma, hanyuma ariko ibyo si byo kibazo, ikibazo ni ukuntu atuje, ukuntu atuma numva namuhora iruhande ariko nyine nka buri kintu nitwaza, ni uburyo atuma niyumva nkaho ntuje cyane, ni ukuri mfite ubwoba. Karine aba ari umwana mwiza cyane, hano abateze amatwi Rachel ahita aseka, araseka cyane ati nkubwize ukuri se, nkubwize ukuri Rachel. Rachel ati ukwiye kuri se ngaho umbwira. Karine ati njyewe ndumva ukunda Roger, okay wenda reka ndeke kuvuga ko umukunda nyine, ariko nyine uramukunda kandi nawe urabizi nuko urimo kwanga kubyemera, urimo kwanga kubyemerera, ariko Roger uramukunda. Erega nari mbizi, biri no mu mpamvu zatumye nkubwira uko Fred afite umukunzi, kuko nabonaga mwembi buri muntu afite umuntu ku ruhande akunda. Ndavuga rero bano bantu nibajya kubana n'ubundi ni hahandi usanga abantu babanye badakundana, buri umwe afite umuntu yakundaga ku ruhande, maze ugasanga ibintu birapfuye.
Rachel ahita aseka ati ariko Karine wasaze wowe wasaze urumva Roger ni umuzamu wacu ushaka ari wibyita gutyo nawe. Karine ahita aseka ati ariko wirengagije ko waraye mu nzu ye igihe twazaga iwanyu na Fred na mama na papa, wirengagije uburyo buri munsi urimo kureba amafoto ye ubu wamufotoye atanabizi Rachel, ahubwo we bazanakurege gustokinga umuntu uzi ko ari icyaha, dore aho nibereye. Rachel abitekerezaho ati none se Kari mbwira ndamutse wenda nyine reka tuvuge nyine ndamutse mukunda nakora iki, nabigenza gute nyine ko numva byaba biteye ubwoba. Karine ati Rachel nzaba ndi kumwe nawe igihe cyose uzaba unyeneye mu buzima bwawe bwose ubwo ari bwo bwose, ariko nyine kumbaza icyo wakora wakunze umuntu naba ngiye kukubeshya. Njyewe nta muntu ndakunda atankunda, ikindi nyine nta mukunzi ndagira ari umuzamu w'iwacu. Cyakoze hari filime nzi nyine zijya zijya kumera gutyo, ndaza kuza kukoherereza urebe. Karine abavuga bino asa nk'urimo guserereza cyane Rachel mu buryo bukomeye, anongeraho ati nyine urumva iyi ngiyi izaba inkuru mu binyamakuru bajye bandika bati umukobwa wo mu bakire wakundanye n'umuzamu w'iwabo, cyangwa bandike bati umusore mwiza w'iboga wari umuzamu nyirakundanye n'agakobwa ko mu bakire gashimishije. Rero njyewe nzaba mpari, izaba ari inkuru nziza cyane. Karine abakunda cyane guserereza inshuti ye magara, maze Rachel hanga bikamuyobera neza agatangira nawe guseka, biba ari ibintu bishimishije. Ariko ku rundi ruhande biteye ubwoba, Karine amaze guserereza Rachel ahita amureba mu maso, yarangiza akamubwira ati ariko ikintu kimwe nzi nta gushidikanya nuko mbizi neza yuko ibintu bizagenda neza niba ko kumukunda nyakumukunda, kandi ukaba ubizi yuko ibyo byiyumvo byawe ari ibya nyabyo. Nzaba mpari, iryo ngiryo ni ibanga ntazigera nshyira hanze, humura, nizeye ko bizagenda neza. Nyuma y'iminsi mike y'ibyo ngibyo bibaye, Rachel yagiye mu cyumba cy'aba bakobwa babiri babandi nyine bakora iwabo bitegura kuryama, abanza kubaganiriza. Abangaba batangiye kuvugana, maze Rachel ati murumva rero narinje hano kubabaza uko mumeze, ariko nshaka no kumenya ibintu runaka mwamuzi kuri Roger. Tina hano yahise yitanguranwa, aba ari umukobwa wisanzuye cyane, ati birenze kuba ari mwiza se, birenze nyine kuba ari umusore. Roza we yarasetse ati ntabwo ari ibyo ari kutubaza, yewe wenda arimo aratubaza ibijyanye wenda n'ukuntu yitwara, sibyo Rachel? Rachel ati cyane cyane ku buzima bwe, wenda ubuzima yabayemo, kuko nyine imico ye mba numva wenda nyizi. Tina ati shanyine urumva cya gihe utakibahangaha mu rugo waragiye kwiga, Roger yaje hano kwaka akazi, yaje avuga ko akazi ako ariko kose yabasha kugakora. Icyo gihe rero wa musaza wakoraga hano yaramaze gusezera, papa wawe yabajije Roger niba yabasha akazi k'ubuzamu. Icyo gihe rero yarabyemeye, gusa avuga yuko nyuma y'amezi 3 azahita agenda akajya gukora ubukanishi, dore ko ngo ari byo yize. Yabaye hano atuje atavuga, nyine wabonaga ari umuntu udasanzwe. Tina akomeza agira ati rero nibwo nawe nyuma y'ayo mezi abura igihe gitoya cyane rwose ngo arangire wahise ugaruka uvuye kwiga. Nyuma rero nibwo twaje kubona Roger nta hantu yagiye, akaza akaba hano agakora akazi k'ubuzamu, buriya aranakanika, maze yarangiza akaza akaryama, ariko kandi mu gitondo akagenda. Tina akomeza agira ati ariko we buriya wasanga Roger ataranze guhita agenda, kuko wari uje uvuye kwiga akakureba akumva atagusiga. Ariko uzi ko ari byo? Roza ahita amurya urwara ati ariko wagiye umenya ibyo kuvuga. Rachel hana ahita yisetsa, maze mu mutima ati yari yaravuze yuko azagenda, abonye mvuye kwiga yanga kugenda, cyangwa nawe arankunda. Ibi ngibi abarimo kubyitekerereza nyine mu mutima. Rachel ahita abwira bano bakobwa ati sha murakoze, urebye ibyo ngibyo birahagije, ni ibyo ngibyo nashakaga kumenya. Roza na Tina basigara barimo kuganira, maze Roza ati kubera icyo uri igicucu wazajya umenya uburyo bwo kwitwara, ntabwo ubona yuko Rachel ashobora kuba akunda Roger. Tina ahita asakuza ati ye Rachel si yaba akunda Roger gute? We umukobwa wa boss ntabwo yakunda umuzamu, ikindi kandi Roger n'uwanjye. Roza areba Tina mu maso ati tekereza neza, inshuro zose wagiye ubona Tina uburyo yitwara, ntabwo ubibona yuko harimo ikintu kidasanzwe yaba yiyumvamo Roger? Ntabyo ujya ubona uvugishije ukuri?
Tina koko atangira gutekereza udusinye twose yagiye abona, uburyo uyu mukobwa yagiye yitwara, uburyo kenshi Rachel yagiye amubaza ibintu yaba azi kuri Roger n'ibindi nk'ibyo. Tina ahita areba Rose ati none se ko nanjye nakundaga Roger, ubu ngubu nzajya guhangana n'umwana wa boss koko ku musore? None se undi Rachel yagiye gukundana n'abasore b'abakire bagenzi be yarangiza akandika njye nkikundanira na Roger? Rose aramuseka ati Tina, nubwo ibyo ngibyo ntaho bihuriye kuba umukire yakundana n'umukene, ariko urabizi Roger ntabwo agukunda, yabikubwiye inshuro nyinshi nuko utumva, ahubwo uhora umutesha umutwe. Nashakaga no kuzabikubwira, uriya musore wamuhaye agahenge akihumekera koko. Tina ahita abyumva, maze ukabona nubwo koko bimubabaje, ariko kandi ku rundi ruhande arabyumva. Rachel nawe ku rundi ruhande ahita ajya kuryama, maze yarangiza nanone gusinzira bikanga. Kano kanya akirimo kwihindukiza, telefone yihita yaka, nuko yarangiza akareba agasanga ni Roger umwandikiye. Roger ati none se kutambwiye byarangiye gute wowe na Karine na Fred? Rachel ahita yishima, akumva anyuzwe cyane no kubona SMS ya Roger, agahita nawe amwandikira ati nze kukureba hasi se nta kibazo. Roger ati urabizi ko ndi mu kazi, ubwo rero uze wifubitse utaza kuza gukonjera hano. Rachel ahita yambara igikote cye kinini, agasohoka mu nzu gake gake agenda anyonyomba kugira ngo batamwumva. Roger ahita amwereka agatebe basanzwe yicaraho nijoro, maze Rachel akicara, Roger wakicara hasi, nuko barangiza bagatangira kuvugana. Atangira kumva n'umukobwa no kumutega amatwi ukuntu byose byagenze. Rachel amubwira byose, nuko Roger ati ariko inkuru yawe ntabwo yose irangiye. Rachel ati hari ikindi se nsigaje nyine, urumva Karine yaragiye amfasha kubwira Fred ko tutakundana kuko afite undi mukobwa akunda. Noneho rero bahita babibwira ababyeyi babo, ababyeyi babo bahamagara papa barabimubwira. Papa aza yarakaye, arangije nyine aranavuga ngo nta mpamvu yo kubana na Fred mu gihe afite undi mukobwa akunda yanateye inda. None se si ibyo ngibyo Roger? Roger ahita aseka ati yego nabyumvise, ariko nyine ntabwo we wambwiye ibyawe niba wowe na wa muntu byarabashije gucamo cyangwa warabashije kubimubwira, kuko urabona haciyemo iminsi. Rachel hano ahita asa nk'ushaka gusika, ariko kandi nanone asa nk'ujya kure mu bitekerezo, maze akareba Roger agashaka kumubwira uko yiyumva kandi ko umuntu mu by'ukuri ari we. Nuko Rachel ati ariko Roger, usanze uwo muntu mvuga umuzi wabigenza gute? Roger uba umeze nk'uri mu gicuku, kuko aba yifata nk'aho ari inshuti ya Rachel gusa, nyamara ariko nawe ku rundi ruhande yishimira ko uno mukobwa aba ari aha. Ahita abwira uno mukobwa ati ntabwo byashoboka yuko uwo muntu naba muzi, kuko Rachel nta bantu nzi nawe uzi, nta na bamwe pe, ubwo rero urumva ntabwo byapfa gukunda. Roger hano yongera gusa nk'ugiye kure mu bitekerezo ati ariko wenda hari uwo nzi musa cyane. Rachel ati mbwira ninde dusa uzi? Roger ati gusa nyine umbabarire kukubwira bino, kuko uwo muntu ntabwo akiri muzima, yari umukunzi wanjye, ni umukobwa twakundanaga, twari twaratangiye gukundana kuva turi abana dufite imyaka 9. Iminsi rero yaje kugera nuko aza gupfa azize impanuka y'igare. Ni ibintu byambabaje cyane gutekereza kwitandukanya n'ibyanyibutse umukunzi wanjye byose. Nibwo nahise ntekereza kuza mu mujyi kugira ngo wenda mbe nabasha kumwibagirwa. Rachel ati yo Roger, I'm so sorry for that, ntabwo nari mbizi pe. Roger ati yego ndabizi, ntabyo wari uzi. Mu kuvuga bino imvura ihita itangira kugwa ari nyinshi cyane. Roger ahita areba Rachel, yarangiza agahita amubwira ati ngaho subira kuryama, imvura itakunyagirira hano, nanjye ngiye kujya mu nzu yanjye ndongera gusohoka ihise. Papa wawe yambwiye yuko imvura nigigwa nzajya njya mu nzu yanjye, ko rwose aho ngaho ho nta kibazo. Rachel nyamara ahita asaba urufunguzo Roger, rwa rufunguzo rwa kakazu ke, atizana urufunguzo rwawe uze tujye kugama mu nzu yawe. Roger aratungurwa ati Rachel, avuga binamureba mu maso asa nk'umubaze niba akomeje, ariko Rachel hano aba akomeje ahubwo cyane. Roger arumuha, maze abangaba bombi bagakomeza kuganira. Rachel bamaze kwinjira mu nzu ahita abwira Roger ati none se ubwo cyagihe uza wababaye wari uvuye gusura imva y'umuntu wari umukunzi wawe? Roger asa nk'uwikanze ndetse anatunguwe cyane, ati wabwiwe n'iki yuko mvuye gusura imva y'umuntu Rachel, ko hashize n'igihe ahubwo kinini?
mu kubaza kino kibazo n'umukobwa, Roger nibwo wabaye nk'uhumutse nkunabonye neza yuko Rachel ashobora kuba hari andi marangamutima runaka afitiye uno musore, kuko hano aba abizi neza yuko nta wundi muntu uzi iby'uriya munsi utari Tina, wa mukobwa ukora kwa Rachel. Hano rero Roger ahita abasha kwibonera ndetse no gusobanukirwa yuko niba Rachel abizi yuko hari igihe Roger yababaye avuye gusura imva y'umuntu, ubwo byanze bikunze hari undi babiganiriyeho ari we Tina. Ahita anatekereza uburyo kuba Rachel yaragiye kubaza ati n'ibijyanye n'uwo munsi byanze bikunze afite uburyo runaka mwiyumvamo. Ahangaha nta bindi Roger yari yasubiza, amaze umwanya asa nk'uri gutekereza. Rachel aramwegera ati ufite ifoto ye se, kandi yitwaga gute, wari umukunzi wawe, wambwiye n'ibindi byinshi namumenyaho. Roger hano yumva yuko kuvuga ukuri ari byo byiza, maze yarangiza ati yitwaga Tina, niyo mpamvu Tina wa hano namubwiye yuko yitiranwaga n'umuntu wari ufite agaciro mu buzima bwanjye, rero agahita yumva yuko twakundana wenda ngo azanyibagize uwo mukunzi wanjye, ariko kandi usibye no kutamunyibagiza ntabwo nari gushobokana na Tina wa hano. Ifoto ye rero ahita agenda akajya mu myenda ye, agahita azamura ifoto maze yarangiza akayihereza Rachel. Rachel mu kureba ifoto arikanga ati uzi ko wagira ngo ninjye, ntabwo najyaga mbona abantu dusa ariko hano ndabyemeye, gusa Tina we yari mwiza cyane, wow, ngo yishwe n'impanuka y'igare. Roger hano ahita akomeza ati yishwe n'impanuka y'igare, ariko nawe uri mwiza cyane kandi uzi kurwana ku byo ukunda, hari byinshi bikugira mwiza cyane kandi bikomeye. Roger hano yahise akomeza abwira Rachel ati cya gihe uvuye ku ishuri naburaga iminsi 2 gusa ngo nsezere ku kazi, gusa waraje uransuhuza unganiriza, mbona wagira ngo turaziranye, nabonaga ari nk'umukunzi wanjye ugarutse kuko rwose murasa. Narakurebaga nkavuga nti ibi ngibi birakabije, nahise rero mvuga ngo reka ngume hano mu kazi ndeke guhita ngenda, wenda uko ndi kukubona bizagenda bishira. Rachel ahita areba Roger ati none se uko wambonaga byarashize. Roger asa nk'uwirengagije icyo kibazo akareba Rachel mu maso ati nshimira Imana ko uri mu buzima bwanjye. Rachel ati Imana ishimwe ko byibura hari ikintu kizima maze mu buzima bwawe. Roger areba uno mukobwa ati ntabwo umaze ikintu kimwe Rachel, umaze ibintu byinshi, kandi reka mbikubwire yuko ufite umwanya munini mu mutima wanjye ndetse no mu buzima bwanjye. Roger mu gukomeza avuga, Rachel azamwegera amureba mu maso. Roger agahita acecekaho gake, bombi baregeranye cyane, ahangaha bararebana hashira umwanya bameze gutya ntawe uri kuvuga. Rachel ati kurekeye kuvuga, abamuhagaze imbere aba ari umusore muremure, Rachel wari mugufi kuri we, abasa nk'uraramye amubaza kino kibazo. Roger ati ntabwo nshaka ko bino byacu bihinduka ibibazo kurenza uko bimeze, ntabwo nshaka ko ubuzima bwawe bujya mu gihirahiro Rachel. Rachel ati bwira ikintu cyose ushaka kumbwira kandi nonaha. Roger aramureba ati kubera iki buri gihe nijoro ubyuka ukaza kundeba, kubera icyo utaryama utabanje guhagarara hanze, uba ubona ntari kukumva. Amubaza bino yamuzamuye akananwa abamusumba, maze Rachel agaseka, ntabwo abizi yuko Roger ajya amubona iyo yasohotse aje kumureba. Rachel atuje cyane ati mba nshaka kukureba kugira ngo mbashe gusinzira, kandi nta wundi muntu mba mvuga iyo ndi kukubwira yuko hari umuntu runaka nishimira kuba ndi hafi ye, nta wundi muntu, ni wowe. Roger ati ntabwo wasinzira utabanje kundeba. Rachel ati wapi. Roger ati nukomeza kundeba gutya uku nguku umeze nonaha unyegereye gutya, nshobora gukora ibintu ushobora kudakunda. Rachel ati nko kunsoma se. Roger ati yego nko kugusoma. Rachel ati nta kintu ku isi nakunda nk'icyo, niyo mpamvu ngiye kukureka maze ukabikora. Roger ahita afata n'umukobwa atuje akamusoma igihe kinini, ariko akanga ko bino birenga hano. Rachel we ku rundi ruhande abasa nk'uwiteguye yuko byose byakomeza, ariko kandi Roger ahita amurekura. Nuko Rachel ati kubera icyo uhagaze Roger. Roger ati ni byiza cyane kuba ndi kumwe nawe gutya, ariko ntabwo nshaka gutekereza kurenza ahangaha Rachel, reka turekere ahangaha, nabikubwiye ntabwo nshaka yuko ubuzima bwacu bwawe bwajya mu kaga cyane cyane. Rachel yegera Roger ati Roger ndabizi ko biteye ubwoba, reka basi tureke kubiha izina, ariko nta kuntu na kumwe kudasanzwe wiyumva iyo ndi kumwe nawe, vugisha ukuri.
Roger hano abura ukuntu abigenza, aba ufite stress nyinshi, aba nk'unafite agahinda ati Retro uko kuntu kurahari gukomeye, niyo mpamvu njya mbi igicucu nkakora ibidakwiriye, ngubu ndagusomye ntabwo nzabyibagirwa. Kandi nanone Richard ahita amuca mu ijambo ati Roger ufite ubwoba ntazi aho uri kuva kubera iki? Roger ati Retro ibingibi turimo gukora ntabwo ari byo mu buzima busanzwe bubaho, nibyo muri za filime n'amakinamico, ntabwo bibaho yuko njyewe Roger umuzamu w'iwanyu. Richard ababaye ati Roger ntabwo bibaho yuko wankunda, nibyo ushatse kuvuga? Ntabwo bibaho yuko twarwana ku buzima bwacu? Roger impamvu nkureba nijoro nuko mba nabuze ibitotsi kuko kuryama biba byanze, nta hantu mba numva ntuje nk'igihe ndi kumwe nawe, niwe muntu mba nshaka kuvugana nawe, uri inshuti yanjye kandi nawe urabizi, uri umuntu mpungiraho buri munsi iyo mfite ikibazo, ibyo byose urabizi, ndabibona ugerageza kwijijisha ndetse no kwiyumanganya buri munsi iyo nguciyeho, ariko nawe urabizi kandi nawe ndabibona yuko atari ibisanzwe. Roger nawe ababaye cyane ati okay Retro, ahita azana none akegera uno mukobwa akamuhobera agahora atuje ati reka tuzaganire dufite umwanya uhagije, umwanya wo kuvugana njyewe nawe, urabibona yuko burije cyane kandi amasaha ni igicuku, mbabarira agenda mu nzu uryame tuzaganire dufite umwanya, mbabarira sibyo? Retro arabyumva nuko agasohoka hano asa nk'uwihisha. Roger hano nibwo amuherekeza amutwikiriye imvura, maze Retro akinjira mu nzu agahita akomeza akajya kuryama. Nyuma y'iminsi 2 Roger na Retro bagerageje kwigira nkaho nta cyabaye hagati yabo rya joro, ariko uko bahuraga ahangaha mu rugo ibintu byakomezaga kuba ibindi. Iri joro Retro azana none agakomanga kuri ino nzu, biba ari mu masaa 8 z'igicuku. Roger ati Retro ubaye iki saa 8 z'ijoro? Retro ati nibutsa ahubwo yuko kuwa gatanu no kuwa gatandatu ari iminsi udakora, mpita mvuga nti reka nze ngusuhuze ndebe uko umeze. Roger ukiri mu bitotsi ati ariko Retro uzi ko mbona ushaka ko papa Retro azanyica ahari? Retro ati oye yewe ntacyo yakugira, ahubwo reka ninjire, ndashaka kuba ndimo hano, amasaha abura ngo buke, ndashaka kuba ndi kumwe nawe. Roger bimugoye ava mu nzira maze akareka Retro akinjira. Uyu mukobwa ahita aza akicira ku buriri bwo hasi aho nyine Roger abasanzwe arara, maze yarangiza akegera hirya. Roger nawe yarangiza akaza akicara kuri buno buriri. Retro aramubaza ati kutaryama? Roger ati okay reka ndyame. Ahita aryama, Retro nawe agahita aryama, ariko kandi bombi gusinzira biranga, bombi bakomeza bihindukiza ibitotsi babibuze. Roger ati Retro tuvugane? Retro ati nta kibazo. Roger ati impamvu ntacyo ndi gukora ntabwo ari uko nkwanga, ntabwo ari uko ntakwifuza cyangwa se ntagushaka, wabasha no kubibona, ariko ntabwo nshaka yuko njye nawe dutangira ibintu tutazi uko bizarangira. Retro areba Roger ati ndabyumva cyane, ariko kubera iki nyine, kubera iki tutabikora? Byose ni kimwe n'ubundi. Roger aramureba ati nta kintu ku isi nshaka nk'ibyo, ariko ntabwo byashoboka, ntabwo ubuzima bwawe nshaka kubushyira mu kaga ko gutekereza ibintu bitazigera bikunda. Retro ntabwo nshaka kukubera ikigeragezo. Retro aratekereza kuko nawe ukabona ibingibi barashaka kubyumva, nuko yarangiza akabwira uno musore ati basi se Roger umunsi umwe nsezeranye yuko nituganira tuzareba uko bino bintu byacu tutazabyigizayo gutyo gusa, ahubwo twazatekereza ku cyo twazakora. Roger afashe Retro mu biganza ahangaha baba baryamye ati cyane rwose ndabyemeye. Baganira kandi kanya ku bindi bintu byinshi, nuko nka nyuma y'isaha Retro agasohoka yarangiza agasubira mu nzu agiye kuryama. Nyamara mu kugera mu nzu iwabo uno mukobwa atungurwa no gusanga se yicaye muri salon, se mu isura ifite umujinya mwinshi n'uburakari. Atuvuye he Retro? Retro ati papa yikanze cyane, mvuye papa we yaraje mukubita urushyi ati nari mbizi ko kuva rya joro ba Freddy baza hano ujya kuryamana na kariya gahungu akazamuna haye akazi nkavanye mu buzima bubi kuriya, none niko gasigaye karara n'umwana wanjye. Retro atangira kurira ati papa ntabwo nzi ibintu urimo gutekereza, ariko ntabwo ibyo bintu byabaye, n'ukuri nta byabaye.
Saraza kongera akamwegera ati jya mu cyumba ubyumve ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma muhuye, ibyo mwakoze cyangwa se mutakoze nta kindi kizabirengaho nyuma, kuko ngiye kumwirukana rino joro kandi nta na rimwe azongera kungarukira mu rugo, ninamubona na rimwe nzamuca amaguru imbwa gusa. Jya mu cyumba cyawe nonaha. Rachel ararira ati papa nukuri ntubikore ndakwinginze. Roje ararengana, nta kintu kibi yakoze, ahubwo se wa Rachel aba yarakaye cyane, yanamanutse kare n'imigeri n'amagambo mabi cyane, ahita yirukana Roje nabi bikomeye rino joro, agahita amujugunyira udufaranga two kuzifashisha ati ngaho uva hano genda, kandi nzongera kukubona imbere y'umwana wanjye nzakwica ubimenye. Iminsi yakurikiye Rachel yayimaze yigunze afite agahinda kenshi. Uyu mukobwa wabaye cyane aba yirirwa akora, ariko kandi nijoro akarara arira. Se yagerageje kumushakira abandi basore bakundana, ariko Rachel byose byaramunaniye, yarakumbuye Roje. Mu masaha ya saa sita zo ku manywa gutyo Rachel avuye mu kazi yaraje ahita yitira mu cyumba. Roza na Tina bari barimo koza amasahane, barangije baramubona yarabasuhuje, arangije ahita ajya kwiryamira. Roza asigara aganira na Tina nyuma yo kureba uburyo Rachel abasigaye ameze. Maze Roza ati kuza amazina y'ahantu Roje yari atuye, kuza amazina y'iwabo wa Roje, ukabuza amazina ya mama we, ukabuza amazina ya quartier, waje kureba ukuntu wabibwira Rachel byibura akaba yatuza. Reba ukuntu umwana w'abandi amaze gutakaza ibiro nk'icumi, ko Rachel yatubereye umwana mwiza, wagerageje byibura ukamwitura icyo kintu cyonyine. Tina bitekerezaho ati Sharo, ibyo bintu n'ukuri nanjye nabitekerezaga, ariko nubwo rwose nari nyikunda Roje, ariko ndabizi ntabwo nakunze Roje nk'uko Rachel yamukunze, reka agende mbimubwire. Rachel ari mu cyumba, Tina ahita akomanga, maze Rachel agafungura yiyumanganyije, nuko Tina agahita arasa ku ntego akamubwira byose bijyanye n'iwabo wa Roje. Rachel ahita azinga utwenda duke, maze akabwira bano bakobwa ati mumbabarire ndabinginze ntihaze kugira ubwira papa aho nagiye, muze kumwihorera, nanjye ndashaka uburyo muri no minsi mike namuvugisha nimara kubona Roje, kandi nukuri murakoze cyane. Ashimira bano bakobwa akanabahobera, ari nako yatse imodoka ye yarangiza akagenda. Rachel aba yerekeje aho baba bamurangiye, ahagera mu masaha y'ikigoroba. Hano ahasanga umubyeyi uba wenda kuba mukuru, haba ari ahantu hajya kuba mu cyaro hatuje cyane. Uno mubyeyi aba yifitemo agasura ka Roje, aba yicaye ku musambi ku gaharuro. Rachel uyu nguyu uba wambaye igikanzu cyiza kirekire, aparika imodoka ye hirya, nuko yarangiza akavamo akaza yegera uno mubyeyi. Maze Rachel ati muraho neza. Uyu mubyeyi mwiza nawe ahita ahaguruka kuri wa musamba aba yicayeho, nuko yarangiza akaza akegera Rachel ati yewe koko murasa pe, uraho umwana wa. Avuga ibi ngibi ahobera cyane Rachel ati uranahumura neza cyane. Rachel araseka anatunguwe ati murakoze cyane, ninde muri kuvuga ko dusa kandi muraho. Bavuga bino bahoberana, nuko no mubyeyi ati umwana wanjye yarakumbwiye, kandi ko kuko yabivuze ni nako biri rwose, ndimo ndabyibonera, ariko se wabwiwe n'iki hano? Rachel ati mwahise mumenya se? Aha hantu rero ntabwo harimo amayobera menshi, hari inshuti yanjye yahandangiye. Uyu mubyeyi ubusa nk'uganira cyane anaseka ati urabona uko ngana uko bambwira umuntu simushushanye uko bamumbwiye. Reka Roje yarakumbwiye rwose, none uko yakumbwiye ndabona neza neza wagira ngo ifoto yawe nari narayibonye. Rachel ahita yicara nawe ku musambi ati yego ni njyewe Rachel. Uyu mubyeyi ati Roje yambwiye yuko hari umukobwa yakunze akimubona, umukobwa w'umutima mwiza, w'umwana mwiza, noneho ngo ikirenze ibyo umwana wanjye yambwiye byose, ukuntu ngo wajya kubyuka mu bipangu by'iwanyu ukamwitegereza aho yabaga arimo kurarira izamu iwanyu. Rachel hano yakomeje guseka, nuko nyina wa Roje ati umwana wanjye yambwiye yuko habuze gato ngo akubwire ko agukunda, ariko akumva ngo byaba ari ukwisumbukuruza. Rachel barimo guseka, ariko icyarimwe anafite akantu k'agahinda, n'aba yiyumvisha yuko burya nawe igihe cyose yakundaga Roje, Roje nawe yamukundaga nyakumukunda, ku buryo yanabibwira mama we. Bakiri kuvugana, Roje yahise aza afite igikapu kirimo ibintu aba akoresha asudira. Rachel itaguruka, nuko agahita yihuta amusanga, yarangiza akamuhobera. Roje nawe ahita amuhobera cyane. Rachel ati Roje ukubera icyo utari warambwiye. Roje areba mama we, mama akamucira amarenga ko byose yamaze kubivuga. Nuko Roje agahita afata ibiganza bya Rachel ati Rachel
nagukunze umunsi nakubonye bwa mbere, ariko ntabwo nashakaga gukinisha umutima wanjye ko numvaga ndi igicucu gukunda umwana wa boss, umukobwa mwiza w'umukire nkawe. Ntabwo numvaga nanabitekereza, ariko nyuma natangiye kureba uko witwara, uburyo wabyukaga ukaza kundeba, amafoto wamfotora uzi ko hari telefoni yawe itarimo kuvuga, uburyo waje kunyaka ubutabazi rya joro, ndetse n'uburyo waryamye hariya ugasinzira utuje, byanyeretse ko nawe umfata byihariye ariko gatinya kubyita urukundo. Roger akomeza agira ati, Rachel, ntabwo nashidikanyije ko ngukunda n'umunsi n'umwe, ariko kandi nanone ntabwo nashakaga kuguma mu buzima bumeze nko kugushyira mu bibazo. Rachel areba Roger ati, Roger, none se ko wagiye ukansiga, urabona basi aribwo meze neza nawe kandi uba wumva aribwo umeze neza? Roger ati, oya, ntabwo aribwo meze neza kuva nagenda, kuva papa wawe yanyirukana, ahubwo nubwo nagerageje gukora ariko hari ibintu byinshi cyane byahindutse, ntabwo nkishima, ndagukumbura buri munsi Rachel, ngerageza uko nshoboye kukwikuramo ariko byaranze, kandi nawe ndabona warananutse cyane, hari abantu nzi bananurwa n'umuhangayiko. Rachel ati, none se ko wagiye ubwo urumva ibibazo aribwo byakemutse? Ndabizi papa yarakwirukanye, ariko se Roger, kubera icyo utarwana ku rukundo rwawe? Kubera iki utarurwanaho? Roger ati, yego Rachel, ndagukunda nawe kandi urankunda ndabizi, ariko se tubigenze dute? Tuzakora iki? Rachel areba uno musore yarangiza akamufata mu biganza akamubwira ati, Roger, ndashaka yuko uba umuntu w'umugabo nk'uko mbizi neza yuko wahoze, nubwo ntari nkuzi. Ndashaka kuba umuntu wifitemo icyizere cy'ubuzima. Ntabwo nzi ikintu cyakubayeho, ariko ndashaka ko ukirusha imbaraga njye nawe uru rugamba turimo tukarurwana maze tukarutsinda. Hari abahungu benshi bazankunda, hari abakobwa benshi tuzahurira muri bino bintu, ariko koko niba wumva unkunda, nyemerera yuko ugiye kuba Roger, maze urebe uburyo buri gihe urukundo nyarukundo rutsinda. Ikindi kandi Roger nakubwira, ndabizi yuko ushobora kuba ufite ubwoba kuko ndabizi ko wabuze umuntu wakundaga, ndabizi rwose, ariko Roger, nanjye nabuze mama, nahoraga mfite ubwoba bwo kwibaza ninde muntu wundi uzankunda nk'urukundo mama yankundaga. Tugomba rero kumenya yuko mu buzima nubwo hari ikintu runaka twabuze, ariko kandi tutagomba kwima ibyiza turimo kubona, sibyo Roger? Roger yongera guhobera uno mukobwa cyane ati, warakoze ni ukuri guhura nanjye, warakoze kuza ya minsi itarashira ngo maze ntahe nsezere mve muri kariya kazi k'ubuzamu, kuko nyine niko katumye mpura nawe. Bahita berekeza mu nzu, mama Roger akabishimira cyane akabahobera. Nyuma y'iminsi Rachel yibera inaha muri kino cyaro yaratuje, si yakomeje kumwandikira amubaza aho yagiye n'ibibazo yaba yarahuye nabyo, ariko Rachel akomeza kwanga gusubiza. Cyakoze Karine we yarazi byose, ariko nta muntu wundi yari yarabwiye ku kazi uko byose byifashe. Uyu mukobwa nyuma y'iyo minsi yandikiye se yuko bakeneye kuganira kandi bari kumwe. Umunsi wo kuganira ugeze, Rachel yajyanye na Roger. Papa Rachel akibona Roger ntabwo yasakuje cyangwa se ngo amubwire nabi, kuko yakundaga umwana we cyane kandi yarabizi ko ikosa rito yakora Rachel ashobora guhita yigendera. Ahangaha rero nibwo uno mubyeyi yahise abwira umukobwa we ati, nari mbizi yuko uri kumwe na Roger. Hano rero baricaye maze batanga komande hano baba bagiye guhurira. Nuko Rachel ati, papa rero urabizi neza ndagukunda, ndabizi neza rwose ko nawe unkunda, ntabwo mbishidikanyaho na gato. Ndabizi yuko bishobora kuba bikugoye kutubonana na Roger kano kanya, ariko niko bimeze. Njyewe na Roger turakundana kandi turakundana cyane. Cyagiye warambeshye ngo naryamanaga nawe, ariko ubyumve yuko nyine ntabwo byari ukuri, nta nubwo nari nzi yuko ankunda. Ibyo ngibyo nabimenye vuba ahangaha muri no minsi ishize. Rero papa, ndakwinginze umfashe kandi unyumve, mbabarira ntutume urukundo rwanjye nawe rwicwa nuko nabonye umuntu nkunda kandi nanjye nkaba mukunda. Sara bareba akabura icyo avuga, nuko agasa nk'utujemo gake ati, mwana wanjye umbabarire kugukubita rya joro ndetse no kukubeshyera, ariko nari narasezeranyije mama wawe yuko nzatuma ubaho wishimye mbere yuko apfa. Njyewe rero natekerezaga yuko kubaho wishimye ari ukubaho mu yandi mafaranga, nyamara nirengagije ko icyo wowe wita kwishima gishobora gutandukana n'icyo ngiye nita kwishima. Se wa Rachel ahita ahindukira akareba Roger ati, Roger rero nawe wambereye imfura, nubwo ntabikubwiye iminsi wambereye umuzamu, ariko wakoze neza akazi kawe, waranyubashye. Bya bintu uzi nakoraga nta handi ntamwe nigeze mbyumva,
ni ibanga nzi neza yuko wagumanye yewe na Rachel ndabizi neza yuko ntabyo azi. Ubu rero ndagusabye ntuzambabarize umwana kandi uzakomeze ukore cyane utere imbere, nubwo utagera ku mafaranga nk'ayanjye ariko nanone uzakora ibyo ukora byose ubikore neza ubishyiremo imbaraga, ntuzite ku kuvuga ngo uri umuzamu, ngo uri umukanishi, ngo uri umuntu ukora akazi gasanzweho, uzagerageze uzashyiremo imbaraga. Rachel yararize kubona papa we bwa nyuma na nyuma yemeye Roger, ahita ahaguruka ahobera papa we cyane ati papa ntabwo tuzagutenguha, tuzakora kandi tuzakorera amafaranga, wa mugani nubwo tutageza ku yawe ariko njyewe na Roger tuzafatanya. Abangaba baje kubana maze Roger akomeza gukanika, nuko Rachel nawe aguma gukora mu kigo cya se. B'abakobwa babiri Tina na Rosa bakoraga kwa Rachel. Rosa yaje kujya gukora kwa Rachel mu rugo, hanyuma Tina aza kubona akazi muri hoteli. Se wa Rachel yaje gushaka undi mugore, uyu nguyu akaba umukobwa wajyaga aza kwa Rachel nijoro, maze Roger akabafungurira ariko kandi bakabihisha Rachel. Abangaba bakoze ubukwe busanzwe cyane maze nabo barabana. Kuri anniversaire ya Rachel aho baba bamaze imyaka 3 babana, Roger umwanya ugerwaho nuko bakamubwira bati nagira icyo abwira umukunzi we. Roger ati mwese uko muri aha inkuru yacu murahizi, ntabwo nakwirirwa mbivuga, ahubwo Rachel nubwo mbikubwira kenshi reka nongere mbivuge bwa nyuma. Uwambereye ikiraro cyamvanye mu mwijima kinzana mu mucyo, uwambereye imbaraga zanyibukije yuko nanjye ndi umuntu kandi ko nakundwa, wanyeretse yuko burya ibitubaho byose wasanga imbere hari byiza kurenza ibyo twibazaga. Rachel wambereye buri kimwe cyose cyiza umuntu yakwifuza ku mukunzi, kandi byarabaye, Imana n'ababyeyi baduha umugisha turabana. Ngwino hano tubabwire indi nkuru nziza cyane. Rachel ahita yegera imbere maze akabwira Roger ati baby gukomeza byose ubivuge nta kibazo. Roger ahita ababwira ati rero nk'uko mubizi tumaze imyaka 3 tubana, abantu benshi badusuraga baratubazaga ngo ko mutabyara ngo bimeze bite. Twababwiraga yuko tutari twitegura kandi koko twari dukomeje, twashakaga kubanza gukora kugira ngo papa Rachel atazaza akadutandukanya. Abivuga aseka ariko agahita akomeza agira ati hanyuma rero iyi nkuru nziza dufite nonaha, nk'uko bamwe bashobora kuba bamaze kubibona, ntabwo Rachel arimo aranywa inzoga, arimo aranywa kaji kandi mwese muramuzi. Ubwo rero turimo turitegura umwana wacu w'imfura, ndetse rwose tuzakomeza kugenda tubamenyesha uko byose bimeze, kandi mwarakoze cyane kutuba hafi. Abari aha bose bakoma amashyi, haba hari Karine, hari Fred n'umugore we nabo baba baramaze kubyara, umwana wabo asigaye yiruka. Haba hari kandi mama wa Roger uwahoze kare yicaranye na Rachel, haba hari papa wa Rachel ndetse n'umugore aba yaramaze iminsi mike yashatse. Aba bose barishima bagakoma amashyi, nuko ikirori rero nacyo kigakomeza. Nguyu umusozo w'inkuru yacu y'urukundo ya none, inkuru y'umukobwa wo mu bakire ariko kandi wikundiye wari umuzamu w'iwabo, maze bikarangira urukundo rwabo rubashije gutsinda nubwo ari urukundo rwahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Wakoze cyane kubana natwe, turacyari kumwe mu zindi nkuru zitandukanye nk'izi z'urukundo nk'ibisanzwe, ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.